ndamushimira cyane ni nk'indwanyi yanjye kandi niwe muto kuri njye ariko ibintu akora birenze ubona ari we mukuru kuri njyewe kandi ari we murumuna wanjye rero ndamushimiye cyane nawe ahantu ari respect Imana imuhe umugisha cyane nawe yaramfashije undi muntu nshimira ndashimira umuntu bita navuze ngo tizongeze urya inzu zivure tizongeze urya inzu zivure gerageza rimwe bwa nyuma tizongeze urya inzu zivure yemwe abadukurikiye ese wowe wicaye aho ngaho wagerageza ukabivuga gerageza uvuga ati tizongeze urya inzu zivure gerageza inshuro 5 wihuta ubundi nagaciye mu mbere reka tugaruke rero kuri navuze ngo tizongeze urya inzu zivure tizongeze urya inzu zivure gerageza rimwe bwa nyuma tizongeze urya inzu zivure yemwe abadukurikiye ese wowe wicaye aho ngaho wagerageza ukabivuga gerageza uvuga ati tizongeze urya inzu zivure gerageza inshuro 5 wihuta ubundi nagaciye mu mbere reka tugaruke rero Haleluya haleluya turabasuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana bane namwe mumeze mute twe tumeze neza turashima Imana nta kibazo turabasuje mwese abari Kigali mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba ndetse ni Kigali mwese turabaramukije mu izina rya Yesu Imana ibarebe neza iki gitondo rero tunejejwe n'Imana mu mitima yacu ko ari Imana y'amahoro kandi ko ari Imana izikurinda rero imbere ya kamera dufite umutumirwa n'umugabo Imana yasize amavuta muramubona ko arasa neza Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu ndagira ngo rero mbanze mwakire hanyuma abibwire mumumenye mu izina rya Yesu ni karibu turakwakiriye wiyumve mikaze Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu murakoze kunyakira Imana ibahe umugisha amazina yanjye nitwa Mugemana Aphrodise ndi umuhanzi irindi Imana iduhane umugisha Amen urakoze cyane Mugemana Aphrodise Imana iguhe umugisha twishimiye kubana nawe muri aka kanya uratubwiye ngo uri umuhanzi ndagira ngo twibwire mu buryo nyine bw'abahanzi murakoze mu buryo bw'abahanzi naririmba agace gato kamwe mu ndirimbo zanjye ku ndirimbo bita nise arabireba Yesu arabireba arabizi uyu mwami arabizi ibyo mwaganiriye cyagiye mwiherereye ntiyakureka umurara gukunda ino ndirimbo ni nziza cyane Yesu arabireba noneho nyine ukitangira mise mvuga se n'ibicyo areba ariko uko wakomeje kwiririmba byanze bikunze wenda hari igihe ari ibibazo cyangwa se ibigoye ibintu bitandukanye gutyo Yesu arabireba umaze igihe kingana iki uririmba murakoze maze imyaka igera mu 10 ndirimba ndi umuhanzi ndirimba indirimbo zaririmbiwe Imana nizo kwamwe no guhimbaza urakoze cyane imyaka 10 ni myinshi cyane urumva ni urugendo rurerure umaze gukora indirimbo zingahe maze gukora indirimbo 15 nyinshi indirimbo 15 zose ndagira ngo ubwa mbere na mbere umbwire indirimbo ya mbere wakoze wumvisha bimeze bite nyine ukiyumva ari weho bayiguhaye kwa kundi bayiguha wumvishe wifashe gute byari bimeze bite dusangiza urugendo rwawe bwa mbere na mbere indirimbo wakoze utubwire ukuntu byari bikumereye indirimbo ya mbere nakoze ni indirimbo naririmbye ku bijyanye n'ubuzima bwanjye naciyemo indirimbo nziza nayo ijya gusa n'iravuga ngo Yesu arabishoboye bitewe n'ubuzima naciyemo bw'ubupfubyi iki ingorane ibintu byinshi burwaye niyo mpamvu rero yaranshimishije ishimisha nabo naririmbiraga
mbese bigenda neza cyane, bimpa na motivasiyo yo kuvuga ngo nkomerezeho ko ari impano nari mfite. Yego. Urakoze cyane. Hari igihe umuntu areba nk'umuhanzi wenda se cyangwa akavuga nzaririmba nka runaka, nzajya nkora nka runaka, weho n'uwuhe muntu ureberaho avuga uyu muntu niwe watumye ndirimbira Imana? Okay, abona kita nk'icyitegererezo cyanjye ni benshi, ariko bijyanye n'imbuto z'umwuka nkunda umuhanzi bita Thacien Titus, n'inshuti yanjye ndamushohoje, Imana umugisha. Rero ibyinshi namwigiyeho, imyitwarire myiza, kimwe cyose ndamukunda, n'ibyo ndirimba mba numva rwose hari ibyo mwigiraho. Murakoze. Yego, Thacien Titus rwose wubahwe cyane, watumye Aphrodis aba umuhanzi, Imana iguhe umugisha. Ariko se muri famiye yanyu ni we wavutse muri umuhanzi, cyangwa se wenda na mama yararirimbaga, cyangwa se na papa we yararirimbaga, cyangwa ni we wenyine wavutsemo gutya nyine usanga uri umuhanzi? Ni njye nyine. Okay. Bibaho nyine, bibaho cyane, ariko ni byiza kandi Imana izagushyigikira. Ufite video zingahe? Mfite video ntago ziraba nyinshi, mfite video ebyiri, ntago ari nyinshi, ariko ndi kwitegura gukora cyane indirimbo nyinshi, mfite nkazirangiza kuri video. Okay, Imana igushyigikire. Rero hari imbogamizi abahanzi bagenda bahura nazo nyinshi zigiye zitandukanye. Hari abo twagiye tuganira, wenda akagira imbogamizi y'ubushobozi, cyangwa se akagira imbogamizi wenda ubu ngubu insengero zirafunze, nyine ntabwo bari kujya kuririmba bisanzuye nk'uko byari bisanzwe. Wowe mu myaka 10 umaze uririmba, ni izihe mbogamizi wagiye uhura nazo? Imbogamizi nahuye nazo akenshi ni ubushobozi, kuko ntabwo nari mfite, natinze mu ishuri mbanza kwiga, ndangije kwiga ubushobozi buboneka gakeya, revo ndiho numva ko nta kibazo. Biragoye ariko nubwo wabihenze, ariko turagerageza, ntabwo bikimeze nka mbere. Yego. Aho ugeze harashimishije, birumvikana. Imana yakomeje kugushyigikira. Indirimbo 15 ni nyinshi cyane, cyangwa se ufite undi muntu ugusapotinga, ugufasha wenda mu buryo bw'amafaranga, cyangwa se nyine watubwiye ko Thacien ari we ufata nk'icyitegererezo. Ese yaba abizi ko umukunda? Arabizi. Okay. Imana ishimwe, ubwo abizi kino kiganiro azakireba, akomeza amenye nyine kumukunda, kandi natwe turamusohoje ahantu ari. Imana iguhe umugisha. Wagiye tubwira ko nyine mu buzima bwawe warasitaragorinze, ariko ntabwo uyu munsi twaje kuvuga ubuhamya, ahubwo twaje kuvuga ku ndirimbo n'urugendo rwawe mu muziki. Ariko hari igihe umuntu ashobora kuba ari ubwa mbere akubonye kuri kamera, ariko ndagira ngo nyine utwibwire mu buryo. Ndashaka kubaza ikibazo kimwe cyangwa se bibiri. Ikintu cyaba cyarigeze kukubabaza mu buzima bwawe ukumva nyine urababaye, utajya unibagirwa, ni iki? Ni uburwayi nahuye nabwo ntabwiteye. Burambabaza cyane, njya mbwibuka, bigera naho bahuruje inshuti n'imiryango ngo ngiye byarangiye. Imana irongera iravuga ati baho, tongera mbaho. Ubwo rero icyo kintu cyambabaje mu buzima kandi cyangirije kure cyane, ni icyo. Yego, Imana ishimwe ko yagukijije ikakugarurira ubuzima, nyine Imana ikavuga ngo ubeho, nk'uko rya jambo rivuga ngo nkunyuzeho nsanga wigaragura gute na gute, ariko ndavuga ngo ubeho, nawe ubaho mu izina rya Yesu. Dushimiye Imana rero ko yakubwiye ngo ubeho, n'ubu ukaba uriho, tukaba tukugireho umugisha. Ni iki kintu cyagushimishije mu buzima bwawe ukishima ku buryo n'ubu ngubu ujya ugitekereza ukavuga Mana hariya waranshimishije? Ikintu cyanshimishije mu buzima ni ugutera imbere, mbese nkabona ko nanjye hari revo mvuyeho, hari n'indi ngiyeho. Ikindi kintu cyanshimishije numva kinanshimisha kandi Imana yagizemo uruhare, ni uko nabashe kwiga, ngera mu ishuri ndiga, ngize n'amahirwe n'ibyo nize mbibonera akazi, mba numva rero binshimishije.
Wow. Imana ishimwe cyane ko rwose urugendo rwawe byibura hari aho ikugejeje. Ni amaboko y'Imana nyine yakoze agakomeza kubana nawe. Ariko rero ndagira ngo ese hari abantu baba ufite ushimira wenda bagufashije, wenda se famiye, abo bantu byibura kuko turakwakira hano kuri kamera ariko ushobora kuba warabimubwiye wenda kuri telefone cyangwa se atashaka kubyemera ko ari byo, ndagira ngo tubwire nk'abantu batatu ushimira b'ingenzi ku buzima bwawe. Abantu nshimira, nashimira umubyeyi wanjye mfite kuko niwe wamfashije no kuba nakwiga. Nashimira papa wambyaye, icyo gihe niga niwe nari mfite, mama we ntabwo nari mufite. Nkashimira na famiye yanjye muri rusange, mu bushobozi buke nari mfite baramfashije, bakuru banjye, bashiki banjye, bagaterateranya ariko nkiga, urumva ni byiza. Gusa inshuti ngiye nkunda kubana buriya nabo ntaba nari nzi bambonye gutyo bakanyikundira, nabo ndabashimiye kuko benshi baramfashije kandi Imana ibaho umugisha. Yego. Umugisha cyane, natwe turabasabiye cyane. Ariko se niki uteganyirije abantu bawe, abakunzi bawe? Watubwiye ko ufite indirimbo 15, ese urakomeje cyangwa wararekeye? Twitega iki nyine nk'abafana bawe? Mu rugendo rw'umuziki ndetse no gukorera Imana ndakomeje, ntabwo ncitse intege. Ibiri imbere nibyo byiza kuruta iby'inyuma byahise. Ubwo rero nabasaba kunsapotinga bakamfasha, kandi mbateganyiriza byinshi kandi byiza. Dufatanyije no gusenga Imana tuzabigeraho. Imana igushyigikire mu izina rya Yesu. Umaze kwitabira ibitaramo bingahe? Kuko hari igihe utegura nk'igitaramo cyangwa se ukitabira igitaramo gikomeye cyangwa se ukaba uduteganyirije igitaramo. Ndagira ngo tubwire ku bijyanye n'ibitaramo. Ni ibihe bitaramo wigeze witabira bikagushimisha mu buzima bwawe? Hari igihe ujya nko kuri stage ukavuga ati iyi stage rwose Mana wabanye nanjye ndagushimiye. Ndagira ngo udusangize iyo stage ukuntu byari bimeze. Iyo stage ukuntu byari bimeze ni stage nagiyeho, ndabyibuka hari mu kwezi kwa 9 mu karere ka Gisagara. Cyari igiterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge. Mu by'ukuri niyo stage nagiyeho numva iranyuze, ni nziza. N'izindi ziba ari nziza, ibitaramo njya nkora n'ibiterane njya nkora biba byiza, ariko iyo niyo yanyuze cyane. Yego. Imana iguhe umugisha kandi Imana ishimwe ko yagushoboje bikagenda neza, turayishimiye. Hari ijambo waba ufite ngo uridusangize ry'Imana, uridusangize nyine byaba riri kugufasha muri iyi minsi? Kuko urabona muri iyi minsi insengero zimaze iminsi zifunze, ntabwo abantu bari gusenga, ariko hari igihe umuntu yaza kureba kuri kamera kandi iryo jambo hari igihe rishobora kugira imitima ryururutsa abantu, nyine bakongera kubakika imitima, bakongera kumva Imana, bakongera kumva ihumure biguturutseho. Nubwo wahimbye iriya ndirimbo ngo Yesu arabireba, nibyo koko arabireba, ariko se nubwo abireba mpamya ko Yesu buriya uko asanze ibintu atari ko abisiga. Ariko ndagira ngo byibura udusangize n'iryo jambo turyumve, twongere tugire ihumure mu ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha. Urakoze. Ijambo mfite nuko nibuka aho ryanditse ariko wanyibutsa, riravuga ngo kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe havamo inyungu nyinshi. Ibyo mbivugiye iki? Ikintu cya mbere, kubaha Imana. Iyo wubaha Imana ukumva ibyo ufite byose birakunyuze, havamo inyungu nyinshi. Ukubaha Imana ukennye, ukubaha Imana ubabaye, ukubaha Imana ushonje, ukubaha Imana abantu bakwanze, ukubaha Imana abantu bagukunze. Iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe havamo inyungu nyinshi. Iryo jambo rero ndarikunda, numva rimfashije. Mu by'ukuri nuko ntabwo turi mu gihe cy'ubuhamya, ntabwo ubuhamya bw'ukuntu ngewe nasengaga Imana ariko ndi umukene, nta kintu na kimwe mfite. Urumva Imana indihira ishuri igakoresha n'abantu bakaza bakanangira amafaranga nkabasha kuba nakwiga. Ubwo rero muri ati kubaha Imana iyo ugufatanyije no kugira umutima wawe ufite
unyuzwe n'ibiri kukubaho cyangwa n'ibyo ufite havamo inyungu nyinshi. Urumva niyo mpamvu rero nakubwiraga ati buri muntu wese iyo yubashye Imana yumva bimunyuze akumva ibyo afite nta kibazo rwose Imana imuha umugisha. Yego. Amen. Iryo jambo ni ryiza rwose kandi twubaha Imana tugire n'umutima uzwe tuzabona imigisha myinshi. Ndagira ngo uturirimbire ya ndirimbo yawe yindi. Hari igihe ubona ibyawe nta herezo bizagira, uburwayi bwawe ukabona nta herezo buzagira, ubukene bwawe ukabona nta herezo buzagira, ibibazo byawe ukabona byabaye karandaho. Hari igihe ubona ibyawe nta herezo bizagira, uburwayi bwawe ukabona nta herezo buzagira, ubukene bwawe ukabona nta herezo buzagira, ibibazo byawe ukabona byabaye karandaho. Arabishoboye, Yesu arabishoboye, afata ibikomeye akabihindura ibyoroshye, ibyananiranye akabibera igisubizo. Uwo mwami byose arabibasha, mbona abikora neza sinzi uko abigenza. Arabishoboye, Yesu arabishoboye, afata ibikomeye akabihindura ibyoroshye, ibyananiranye akabibera igisubizo. Uwo mwami byose arabibasha, mbona abikora neza sinzi uko abigenza. Amen. Nari nanjye kujya mu mwuka. Imana ishimwe ni ukuri, Yesu arabishoboye kandi ni uburwayi bwawe, ubukene bwawe, inzara, byose Yesu arabishoboye. Watubwiye ko ukunda Tasiye Titus, ndagira ngo nawe uturirimbire indirimbo imwe ye ya Titus, nawe azava ati mfite umufana koko. Oya uraturirimbiraho gatoya nta kibazo, ntabwo ari ngombwa ngo uyiririmbe yose, turirimbiraho gatoya. Ubu uri kuyitekerezaho, uraza kuyituririmbira. Hanyuma rero turenda gusoza kino kiganiro, ariko ndagira ngo ugire ikintu ubwira abantu bagukunda. Abantu bankunda? Yego. Ikintu nabwira abantu bankunda, burya umuntu ugukunda ntiwamwifuriza ibibi. Nanjye abantu bankunda ndabakunda pe cyane, ahubwo kuko njye numva nkunda abantu. Nkunda abantu mu by'ukuri pe, umuntu nkunda wese ndamukunda, ndetse n'unyanga nawe njye ndamukunda. Yego. Ubwo ni rya jambo rivuga ngo dukunde n'abanzi bacu. Ubwo umenye ko umuntu akwanga wakomeza ukamukunda, uvugisha ukuri ntubeshye, wakomeza ukamukunda. Namukunda ahubwo nkamusengera Imana. Yego, Imana iguhe umugisha. Ariko hari igihe nk'umuntu ashaka kukubona akavuga ati umukozi w'Imana nzamutumira ku rusengero iwacu, nyine akakugiriraho umugisha agashaka kugutumira. Ni nk'igiki ukunda kurya kugira uzasanga yagiteguye bitazirwa bimugora. Bwira abafana bawe ikintu ukunda kurya. Ngewe nkunda umuceri cyane, nkunda umuceri kuruta ibindi bintu bibaho byose byo kurya. Yego rero mwa bantu mwe, ubwo Aphrodis mubyumve ko akunda umuceri. Imana iguhe umugisha rero, wakoze. Ndumva ya ndirimbo wayibutsa, ahari ndatekereza ko waba wayibutse. Inzi ndirimbo ye ifite refu ivuga ngo mpisha mu mababa mwami Satana tandasa, inca mu muriro wambwiye ko ntazashya, ninca mu mazi wambwiye ko atazantembana, nkomereza amaboko ngwane intambara. Mpisha mu mababa mwami Satana tandasa, inca mu muriro wambwiye ko ntazashya, ninca mu mazi wambwiye ko atazantembana, nkomereza amaboko ngwane intambara. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. Rero ndagira ngo wibutse abantu channel yawe, ubahe na nimero ya telefone kugira ngo dukore subscribe, comment, like na share, umurimo w'Imana ukomeza kwamamara.
Channel yanjye yitwa Maforo TV, bishatse kuvuga ni mu mpine rya ku izina ryanjye Mugemana Aphrodis. Wandika ma ugashyiraho a, kandika fa, ugahita wandika ra ngufi na o, uhita ubona bwongera ijambo TV, uhita ubona indirimbo zanjye Mafro. Yego. Okay, Imana ikomugisha mu izina rya Yesu. Rero mujye kuri Mafro TV, mukore subscribe, share, comment. Ubutumwa bw'Imana bukomeze kwamamara. Turagushimira rero ko abanye natwe. Imana igumugisha kandi n'ikindi gihe uzagaruke. Imana ikugirire neza. Amen. Shalom, shalom. Mpisha mu mababa mwami Satana tandasa, inca mu muriro wambwiye ko ntazashya, ninca mu mazi wambwiye ko atazantembana, nkomereza amaboko ngwane intambara. Amen. Imana igumugisha cyane. Rero ndagira ngo wibutse abantu channel yawe, ubahe na nimero ya telefone kugira ngo dukore subscribe, comment, like na share, umurimo w'Imana ukomeza kwamamara. Channel yanjye yitwa Maforo TV, bishatse kuvuga ni mu mpine rya ku izina ryanjye Mugemana Aphrodis. Wandika ma ugashyiraho a, kandika fa, ugahita wandika ra ngufi na o, uhita ubona bwongera ijambo TV, uhita ubona indirimbo zanjye Mafro. Yego. Okay, Imana ikomugisha mu izina rya Yesu. Rero mujye kuri Mafro TV, mukore subscribe, share, comment. Ubutumwa bw'Imana bukomeze kwamamara. Turagushimira rero ko abanye natwe. Imana igumugisha kandi n'ikindi gihe uzagaruke. Imana ikugirire neza. Amen. Ndabasuje ngira nti Uwiteka abahire muri byose. Nimba ari mu gitondo gira igitondo cyiza, nimba ari nimugoroba ugira umugoroba mwiza. Rero Rutagwa Bisiminega rwa Mugabo Nyirigira umwami w'amahoro nkunda kwirahira, ndavuze ngo abasangize itetu, abasure, abanezeze, ababyibuhishe. Uyu mwaka uzabere umwaka w'amata n'ubuki. Ariko se nimba ukunda ubushera n'umutobe, nawe uzakubera ubushera n'umutobe nta kibazo. Ikiza Imana ishaka aricyo izaguha. Rero uyu munsi twakira umukozi w'Imana, ariko ni umushyitsi musangwa kuko nubwo tumwakiriye kuri channel, iyi ni channel yiwe bwite. Ndagira ngo atangira biyibutsa ababwire kuko ntekereza ko mushobora kuba mumuzi. Ndagira ngo wibwire abadukurikiye, sibyo? Ndabasuhuje abadukurikiye. Amazina yanjye nitwa Mugemana Aphrodis. Ndi umuhanzi uririmba indirimbo zaririmba Imana zo kuramya no guhimbaza. Yego. Imana ishimwe cyane rero Mugemana Aphrodis, umuhanzi w'indirimbo zaririmba Imana. Ariko se izo ndirimbo zaririmba Imana muziririmba mukijijwe cyangwa ni nko kwa kundi dushobora kubona tukabona Bruce Melody araje kubisa akaririmbo karirimba Imana, ariko twajya kubona twumva aririmba n'indirimbo z'urukundo? Mwebwe muririmba zaririmba Imana muziririmba mukijijwe? Ese ni nazo muririmba gusa cyangwa n'izindi zose mujya muziririmba? Murakoze. Turakijijwe, twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Tuziririmba tukijijwe. Birumvikana ni byiza, ariko nkuko ndi kukubona ndakubona ko uri nk'umuntu urengeje imyaka 18 y'ubukure byanze bikunze. Rero hari ukuntu umuntu avuga agasanga se ni pasiteri, nyina ni diakoni, none akazajya abakurikira bagiye gusenga nawe agakizwa muri ubwo buryo. Hari n'ukuntu umuntu ashobora kuba yarakuze atazi ibyo gusenga, akazagura n'umuntu akamubwiriza agafashwa. Ese mwebwe kugira ngo mwisange muri iyi nzira y'agakiza byagenze gute? Njyewe nakuze, navuga ko ari nk'Imana yampamagaye. Nakuze mbona mu rugo badakijijwe, ariko mfite mukuru wanjye umwe w'imfura ukijijwe. Ubwo hari byinshi nagendaga mwigira, ariko mu rugo ubundi ntabwo bari bakijijwe. Bari abantu bakunda nyine kwiyengerera inzoga, iki ibintu nk'ibyo, mbese ubona nyine ko badakijijwe. Ariko nk'Imana yampamagaye, ntabwo nakuze mu rugo bakijijwe. Tuvuze ibyaho byaba ari ubuhamya burebure, tuzabishakira umwanya. Birumvikana. None kugira ngo mukizwe nyine mwakijijwe bigenze gute? Gukizwa njye nakijijwe nkiri mutoya, kuko nize no muri Ecole de Dimanche, nicara hamwe kukaraga imbere ukuntu. Ubwo rero maje kugira imyaka y'ubukure ndabatizwa,
urumva rero ko byari byiza nuko nakijijwe ariko nabwo ni Imana yampamagaye niko navuga yego. wenda nyine sinzi nimba ndimo kuba umuhanga mu kubaza nabi nawe ukaba umuhanga mu kunsubiza ariko uca kure, ndagira ngo tumere nk'abantu barasakunega, abantu basobanukirwe neza. Ni ukuvuga ngo urugero hari igihe umuntu akunda kuburana cyane bakavuga ati ariko uyu muntu kubera akunda kuburana yaturanye n'urukiko, yumva imanza nyinshi bituma nawe abasha kuburana. None nawe uratubwiye nyine wisanze uri muri Ecole de Dimanche kandi nta muntu wakubwirije kandi n'ababyeyi ntibari bakijijwe, ese wenda mwari muturanye n'urusengero wakumva baririmba ugahita tujyayo gutyo? Ndagira ngo nyine usobanurire abantu uburyo ki wahise ugira gutyo ukajya kubona ukabona uri muri Ecole de Dimanche ugakurira aho ngaho ugakizwa, abantu bamenye bati kanaka yakijijwe gutya cyangwa se Aphrodis yakijijwe gutya. Buriya ibintu byinshi umuntu ahura nabyo, yaba ari umwana ukiri kubyiruka, hari abantu bayabyigiyeho. Nari nturanye n'abantu bakijijwe, bakaza bakambwira bati tujyane gusenga, nkabwira mugoti nanjye nzajyana n'abandi bana gusenga, nuko nanjye nkagenda gutyo, mbona bya bintu ni byiza, mbona hari icyo nazabikuramo, nuko nakijijwe. Ariko urumva ko mfite ahantu nabyigiye. Birumvikana gukizwa ni byiza, kuba mwarabigezemo nabyo ni byiza. None se ibintu byo kuririmba byo byaje gute? Kuririmba indirimbo ya mbere numva ko ari nk'impano nari mfite, none nakubwiye ati tujye mu byanjye byabo buhamya. Nigeze nakora impanuka 2012, noneho mu gihe nari ndi nko muri koma niko navuga, niho hantu indirimbo ya mbere nayihimbiye, njyana no muri studio ndayiririmba. Kuvuga ngo ubwo nase ntangiye kuririmba, impano yanjye ikura gutyo, ariko mva ko ari impano Imana yari yarampaye nari nyifite. Ni byiza cyane rero kandi nakubwira ngo courage. Ese kugira ngo wenda unaririmbe cyangwa se nk'umuntu ukunda ibintu byo kuririmba, kuko byanze bikunze hari umuntu urebera ukavuga ati uno muntu akora biriya bintu nanjye numva nifuza kuzagera ikirenge mu cye. Ese mu bahanzi bari b'Abanyarwanda cyangwa se n'abo hanze, ninde muhanzi wafata nka Roromodo wawe? Roromodo wanjye nkunda kubibwira abantu benshi, nkunda Tasiyete Tusi, niyo yaba nabimubwira ndamukunda. Ampulisi ni inshuti yanjye, mwigiraho byinshi kandi byiza, mba mbona hari ibyo namwigiraho kugeza n'uyu munsi turi kuvugana. Ndamukunda rero kandi nawe ndabizi arankunda. Yego. Tutarajya kure ndagira ngo ubanze turirimbire nk'akaririmbo kamwe ka Tasiyete Tusi, ariko reka mbere yuko turirimba wenda akaririmbo kawe ndagira ngo utangize akaririmbo kamwe ka Tasiyete Tusi, nukarangiza wenda nk'igitero na rufure nawe uhita turirimbira kawe igitero na rufure, ubundi ndagaruka nyuma tuganira. Ndumva kubera usa nk'untunguye naririmba rufure, nibyo byambera byiza. Namara kuririmba ahita ndirimba n'iyanjye. Ndumva naririmba ndirimba ivuga ngo aho ugejeje ukora. Aho ugejeje ukora Mana mbaye ngushimiye, ndabyibutse ibyo wankoreye, Mwami mbaye ngushimiye, wanzahuye nari mpfuye rubi, akira ishimwe ngushimiye. Aho ugejeje ukora Mana mbaye ngushimiye, ndabyibutse ibyo wankoreye, Mwami mbaye ngushimiye, wanzahuye nari mpfuye rubi, akira ishimwe ngushimiye. Aho ugejeje ukora Mana mbaye ngushimiye, ndabyibutse ibyo wankoreye, Mwami mbaye ngushimiye, wanzahuye nari mpfuye rubi, akira ishimwe ngushimiye. Aho ugejeje ukora Mana mbaye ngushimiye. Rero twakomeje noneho munaturirimbira akaririmbo kanyu.
indirimbo yanjye nkunda, hari n'indirimbo nkunda cyane ivuga ngo ibyawe biri ku rutonde, nayo nayiririmbaho igitero na refuri, nivuga ngo hari igihe ubona ibyawe nta herezo bizagira, uburwayi bwawe ukabona nta herezo buzagira, ubukene bwawe ukabona nta herezo bizagira, ibibazo byawe ukabona byabaye karandaho. Arabishoboye, Yesu arabishoboye, afata ibikomeye akabihindura ibyoroshye, ibyananiranye akabibera igisubizo. Uwo mwami byose arabibasha, mbona abikora neza, sinzi uko abigenza. Hari igihe ubona ibyawe nta herezo bizagira, uburwayi bwawe ukabona nta herezo buzagira, ubukene bwawe ukabona nta herezo bizagira, ibibazo byawe ukabona byabaye karandaho. Arabishoboye, Yesu arabishoboye, afata ibikomeye akabihindura ibyoroshye, ibyananiranye akabibera igisubizo. Uwo mwami byose arabibasha, mbona abikora neza, sinzi uko abigenza. Hari igihe ubona ibyawe nta herezo bizagira, uburwayi bwawe ukabona nta herezo buzagira, ubukene bwawe ukabona nta herezo bizagira, ibibazo byawe ukabona byabaye karandaho. Arabishoboye, Yesu arabishoboye, afata ibikomeye akabihindura ibyoroshye, ibyananiranye akabibera igisubizo. Uwo mwami byose arabibasha, mbona abikora neza, sinzi uko abigenza. Hari igihe ubona ibyawe nta herezo bizagira, uburwayi bwawe ukabona nta herezo buzagira, ubukene bwawe ukabona nta herezo bizagira, ibibazo byawe ukabona byabaye karandaho. Arabishoboye, Yesu arabishoboye, afata ibikomeye akabihindura ibyoroshye, ibyananiranye akabibera igisubizo. Uwo mwami byose arabibasha, mbona abikora neza, sinzi uko abigenza. Hari igihe ubona ibyawe nta herezo bizagira, uburwayi bwawe ukabona nta herezo buzagira, ubukene bwawe ukabona nta herezo bizagira, ibibazo byawe ukabona byabaye karandaho. Arabishoboye, Yesu arabishoboye, afata ibikomeye akabihindura ibyoroshye, ibyananiranye akabibera igisubizo. Uwo mwami byose arabibasha, mbona abikora neza, sinzi uko abigenza. Hari igihe ubona ibyawe nta herezo bizagira, uburwayi bwawe ukabona nta herezo buzagira, ubukene bwawe ukabona nta herezo bizagira, ibibazo byawe ukabona byabaye karandaho. Arabishoboye, Yesu arabishoboye, afata ibikomeye akabihindura ibyoroshye, ibyananiranye akabibera igisubizo. Uwo mwami byose arabibasha, mbona abikora neza, sinzi uko abigenza. Haleluya, 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 sinzi ukuntu uwo mwami abigenza. Ese wowe aho uri aka kanya nta shimwe waba ufite, nyemerera umuzamurira icyubahiro, ariko numara no kumuzamurira icyubahiro uhita unareba hasi y'iyi video, uhita ukora ikintu bita ngo iki subscribe. Murabona ko uyu ni umuyoboro w'ivugabutumwa Imana ibiduhaye kugira ngo twakire abakozi b'Imana batandukanye, abahanzi, abavugabutumwa, ndetse n'ubu butumwa burimo gukurikira ntekereza ko ari impamba n'urwego byazatugeza mu ijuru. Rero mureke dufatikanye
dukore subscribe, dukore like, dutange share, kuko biba byiza niyo utanze comment ukabwira umuntu atari ko ngiye uko mbona ndabona ibintu mukwiye kuzajya mubikora muri ubu buryo, cyangwa se mukabikora muri ubu buryo, nibwo byarushaho kuba byiza. Burya tuba dufatikanyije kubaka inzu nziza cyangwa se kubaka ubwami bw'Imana mu mitima y'abantu. Rero wenda ntarajya kure ndagira ngo nkubaze kano kabazo gakurikira. Ese ko abantu bajya baririmba gospel tukabona batangiye baririmba indirimbo zaririmba Imana, ariko ngo nimba ari ukubera ko hari abatabonamo amafaranga, ejo bundi akaba arahinduye igihe mu ndirimbo zo hanze, mwebwe ntabwo mushobora kuba muteganya muti ni zino ndirimbo turaziririmba, ariko nitubona hanze ariho bimeze neza naho tuzajya? Ndagira ngo ugire icyo ubwira abadukurikiye cyangwa se bamara amatsiko. Murakoze kuba turirimba izi ndirimbo, ni byiza, ariko nzi ko nta kintu cyansubiza inyuma. Kuba arizo nahisemo rero ni uko ndi n'umukozi w'Imana. Kuvuga ngo nzajya kuririmba indirimbo zindi zisanzwe numva ntabiteganya, nta nubwo mbyiteguye rwose. Ubwo rero byo guhinduka byo nta birimo, ntabwo nzahinduka. None bibaye ngombwa ko nk'umuhanzi uririmba indirimbo zisanzwe aza akakubwira ati ndashaka ko dukorana collabo, ese ni iyihe kondisiyo yagenderaho kugira ngo mukorane indirimbo? Ese ubundi wamwemerera? Buriya rero uyu mwanya tuvugana njye numva ntamwemerera. Buriya tugira ikintu bita imyizerere, cyangwa ku mbuto z'umuntu yera. Ushobora kuba namwemerera bitewe n'ibikorwa bye bitari byiza, nanjye ryavuga ubutumwa nakoraga nkaba ndabyishe. Ubwo rero ahindutse byo namwemerera, ariko mu gihe akiri wa wundi bimeze kuriya ntabwo nabyemera. Ndumva ntabyemera. Impamvu nari mbikubajije ni ukuvuga ngo nyakwigendera Jay Polly twize kubona aririmbana na Theo Bosebabireba, kandi Theo Bosebabireba n'ubundi yari ari muri cya gihe cyo kuririmba agikunzwe, ariko barangije bakorana indirimbo yaririmbiye Imana. Ni ukuvuga ngo nibajije nk'umuhanzi abaye ari umuhanga mu kuririmba bisanzwe, ndaririmba indirimbo zisanzwe, ariko akakubwira ati reka nze noneho dukorane indirimbo yaririmbiye Imana, tubwire abantu iby'iyobokamana, ariko mbifatanye n'umuntu uririmba za gospel. Byakunda cyangwa nabyo ntabwo byakunda? Icyo kibazo mfashije kirakomeye, ubu tuvugana kirakomeye bitewe na level ndiho, kirakomeye kandi kiragoye. Kuvuga ngo twaririmbana, man, sinzi ko nakigusubiza. Ndumva kigoye. Cyakora ntago dukundwa n'abantu tuvuga ngo nabo mu nzu y'Imana gusa, n'abantu basanzwe bandi baradukunda, kandi ikiza nuko bari abadukunda bakatwigiraho ibintu byiza. Ubwo rero mu by'ukuri abakunda ibikorwa byacu ni benshi, kandi urabona ko nkunda kuririmba indirimbo zihumuriza abantu, zibabwira ibintu byiza. Ubwo rero abaye aje, ariko nkabona arahindutse n'umuntu mwiza, nta kibazo, ariko mbona ari wa muntu ibintu bitagaragara neza, ntabwo nabyemera. Wenda aka kantu reka tugakore muri ubu buryo, ngira ngo mwabyumvise kandi igisubizo cyumvikanye byanze bikunze. Ni ukuvuga ngo uno muntu niba yifuza gukorana n'indirimbo byaba byiza uje nawe ukijijwe, ariko nk'umuntu w'umunyarwanda. Uri umunyarwanda? Umunyarwanda. Wenda reka tubigire nk'agaciyemo, ndagira ngo utuvugire rino jambo urivugemo inshuro 10 udahagaze kandi utibeshye. Ni nk'akazami gato nk'umuntu w'umunyarwanda. Ndagira ngo uvuge ngo ta izo njyo uze urye inzuzi ivure. Ta izo njyo uze urye inzuzi ivure. Ubivuge wihuta inshuro 5. Hano ushobora kuvuga amagambo menshi cyane atandukanye. Ta izo njyo urye inzuzi uryame ivure, rwose ntabishobora. Ta izo njyo urye inzuzi uryame ivure, rwose ntabishobora. Navuze ngo tizonge urya inzuzi ivure, tizonge urya inzuzi ivure. Gerageza rimwe bwa nyuma. Tizonge urya inzuzi ivure. Yemwe abadukurikiye, ese wowe wicaye aho ngaho wagerageza ukabivuga? Gerageza uvuga ati tizonge urya inzuzi ivure. Gerageza inshuro 5 wihuta, ubundi nagaciyemo. Kugera kure ntabwo ariko guherayo, kubabara kwawe si wo murage wawe.
Imana wakoreye dore ngiye irakwibutse. Na Morodekayi yaributswe arahembwa. Kugera kure ntabwo ariko guherayo. Kubabara kwawe si wo murage wawe. Imana wakoreye dore ngiye irakwibutse. Na Morodekayi yaributswe arahembwa. Arabireba, Yesu arabireba. Arabizi, uyu mwami arabizi. Ibyo mwaganiriye cyagiye mwiherereye. Ntiyakureka, humura aragukunda. Kugera kure ntabwo ariko guherayo. Kubabara kwawe si wo murage wawe. Imana wakoreye dore ngiye irakwibutse. Na Morodekayi yaributswe arahembwa. Kugera kure ntabwo ariko guherayo. Kubabara kwawe si wo murage wawe. Imana wakoreye dore ngiye irakwibutse. Na Morodekayi yaributswe arahembwa. Arabireba, Yesu arabireba. Arabizi, uyu mwami arabizi. Ibyo mwaganiriye cyagiye mwiherereye. Ntiyakureka, humura aragukunda. Kugera kure ntabwo ariko guherayo. Kubabara kwawe si wo murage wawe. Imana wakoreye dore ngiye irakwibutse. Na Morodekayi yaributswe arahembwa. Kugera kure ntabwo ariko guherayo. Kubabara kwawe si wo murage wawe. Imana wakoreye dore ngiye irakwibutse. Na Morodekayi yaributswe arahembwa. Arabireba, Yesu arabireba. Arabizi, uyu mwami arabizi. Ibyo mwaganiriye cyagiye mwiherereye. Ntiyakureka, humura aragukunda. Kugera kure ntabwo ariko guherayo. Kubabara kwawe si wo murage wawe. Imana wakoreye dore ngiye irakwibutse. Na Morodekayi yaributswe arahembwa. Kugera kure ntabwo ariko guherayo. Kubabara kwawe si wo murage wawe. Imana wakoreye dore ngiye irakwibutse. Na Morodekayi yaributswe arahembwa. Arabireba, Yesu arabireba. Arabizi, uyu mwami arabizi. Ibyo mwaganiriye cyagiye mwiherereye. Ntiyakureka, humura aragukunda. Mana Data twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko waturinze kandi wabanye natwe. Tugushimiye ko wabanye natwe mu gihe cyatambutse. Tugushimiye ko hari byinshi waturengeje. Hari n'ibyo wakoze byashakaga kunaniza ubugingo bwacu. Mana ubishimirwe. Ndagushimiye kuri uyu mwanya wampaye w'iki kiganiro. Mana uhabwe icyubahiro. Haleluya, habwe icyubahiro kuko wandinze ndi mu nzira, wandinze naciye mu bikomeye. Mana wandinze ndakubashye. Habwe icyubahiro rero kandi unkomereze ubugingo. Mana yo mu ijuru rero ndi imbere yawe ndetse n'abambona. Mana singewe ahubwo habwe icyubahiro. Hari byinshi byangusha, hari byinshi byandwanya, ariko ndakwinginze kugira ngo mpe imbaraga muri uyu mwanya kandi ukigikire. Mana ntagufite, ntafite umwuka wawe wera nta kintu nageraho. Gusa nsengeye icano yanjye, Mana uyigirire neza. Abayireba ubahe kwikunda mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Komeza kunshyigikira. Ibyo nakora byose, ibyo navuga byose, ntagufite nta kintu nageraho. Ndakubashye rero, gusa Mana ugendane nanjye kandi ukomeze kumfasha. Mana aba bantu bamfashije nabo umugisha, twese tubashe guhura imbere yawe. Ngo tugere neza rero, twuzuye umwuka wera. Kizadushimisha nuko twazakubona mu ijuru turi kumwe nawe. Urakoze rero kugiye kudufasha kandi ugiye kuduteza imbere mu buryo bw'umubiri ndetse n'ubw'umwuka. Mu izina rya Yesu urakoze. Ndabasoje abakurikiye channel yitwa Mafro TV. Ndabasuza mu izina rya Yesu. Umwami abishimire kuko nabasezeranyije rero
natangiye kubategurira mbazanira abatumirwa. uyu munsi hari umuhanzikazi nakiriye mwiza, ngira ngo mumurebe. Mu by'ukuri nagira ngo abibwire, ababwira amazina ye, ahakomoka, icyo akora, byinshi kuri we murabimenya. Murakoze. Yego murakoze cyane, ndabasuje mu izina rya Yesu. Nitwa Ingabire Yvette, ndi umuhanzikazi nk'uko babivuze. Mu rugo ni Kigali. Imana iduhane umugisha. Nishimiye kuba hano, nishimiye kubana namwe kuri cano. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Kandi mbibwire mu buryo bw'abahanzi wenda kugira ngo mwumve ijwi nyine, kuko buriya iyo umuntu akwakira ngo uri umuhanzi igihe abo buvuga imivugo cyangwa se ukora iki, ariko ndaririmba indirimbo zihimbaza Imana. Imana ibahe umugisha kandi ndabashimiye ko munyakiriye. Yesu aduhane umugisha mu izina rya Yesu. Mana igira neza, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, murengezi wacu turakwemera. Mana igira neza, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, murengezi wacu turakwemera. Uri Alufa Yesu kandi uri Omega, uri itangiriro ndetse n'iherezo, abakumenye twese turakwemera. Amen. Amen. Ingabire Yvette urakoze. Abakurikiye Mafro TV murabibona ko bishyushye. Umuhanzikazi nabazaniye we mu by'ukuri navuga byinshi ariko ndishimye, aranyuze cyane. Afite indirimbo nziza ivuga ngo turakwemera. Mu by'ukuri abatakuzi cyangwa bakubonye bwa mbere, twagusanga hehe, ese uteranira hehe, mu by'ukuri watubwira? Yego murakoze cyane. Mba ndi mu rugo nyine, mu rugo ni mu Gatsata Karuruma. Nteranira kuri ADPR Igihogwe. Yego Imana iduhane umugisha, ndumva ari ibyo ngibyo. Ndabona uri umuhanzikazi, nubwo waduhisha ariko ndabona njya amaso saya, ndabona uri umuntu uzwi cyane. Amaso saya keretse ndabadukurikiye bashyashya baba batajya bakubona, ariko nabwo ngiye mbibi akabanga nabashakira uburyo bajya bakubona, sibyo? Nibyo rero nabavumbya bakajya bakubona rero byoroshye, kuko ngiye kuri Mafro TV bankurikiye bwo nawe baba bakugezeho, ndetse urabibwira wabwire cyane byawe byinshi kuri wowe turabimenya. Se wakiriye agakiza ryari? Uratubwira, atubwire uraduteganyiriza iki mu minsi iri imbere? Dushaka kugira amahirwe bakadufungura n'insengero nta wamenya, watubwira ibintu duteganyiriza mu minsi iri imbere? Murakoze cyane. Wenda kuba amaso atarayama, nkunda kujya mu ndirimbo z'abahanzi benshi, wenda niho mwaba mwarambonye. Channel yanjye yitwa Ingabire Yvette Official, niho nshyira indirimbo zanjye n'ibiganiro. Icyo mbateganyirije rero, mfite indirimbo nshyashya nakoze ya audio, nenda gushyira hanze amashusho vuba. Imana nimfasha muzayibona, kandi ni indirimbo nziza ivuga ku mwuka wera. Ni indirimbo nziza, ndayikunda cyane kandi namwe muzayikunda. Hanyuma wenda tugize umugisha nyine bagafungura insengero byaba ari byiza, kuko tumaze igihe kinini, ariko ni ugusenga Imana, ni uguhanga amaso mu ijuru, ko biri kose Imana izabikora. Murakoze. Ngo Yesu arabishoboye, n'ibyo ngibyo turazi ko bizashoboka. Mu by'ukuri rero nashaka kubaza ibibazo byinshi. Uri umukristo, watubwiye ko uri mu Gatsata, sibyo? Mu by'ukuri se waba ukora iki? Abantu bakunda kuba bakumenya gutyo mu buryo bw'umwuka, ariko bakifuza no kumenya mu buryo mu ruhande rw'umubiri. Ese warize? Ese uri abantu bajya bavuga ngo nimba ari iki? Bimeze bite?
murakoze cyane. Nagize umugisha nyine ndiga ndasoza nize accounting, Imana iramfasha mbona diplome ariko sindabona akazi. Hari icyo wambajije ngo nakijijwe gute. Navutse mu rugo bakijijwe, mama yari mwarimu w'abana, yigisha abana, nkurira mu rugo rw'abakristo. Nta gihe na kimwe nyine hari igihe uvuga ngo mu famiye ngo bimeze twebwe nyine twakuriye muri famiye y'abakristo. Urumva mama yari mwarimu w'abana, mama agakunda no kuririmba, agakunda gusenga, adutoza no gusenga. Nanamushimira mama wanjye cyane, ahari Imana imuha umugisha nubwo papa adahari, ariko mama yabaye mu ruhande rwa mama aba no mu ruhande rwa papa, araturera nyine turakura, dutoza gusenga, turiga. Urumva biba bigoye kuba mama yapfakaye turi batoya, arakomeza aradukura, araturera nyine turakura neza. Imana iduha umugisha rero, turiga turasoza, ngo natwe turindiriye imirimo y'Imana, turindiriye gukora kw'Imana. Rero urumva aba ari urugendo rutoroshye, aba ari urugendo rugoye, ariko Imana yagiye ibana natwe, iradushoboza, iraturwanirira kugeza na n'uyu munsi. Hari umuntu kera mama yaririmbaga muri korali, anahimbira korali. Umuntu umwe ejo bundi arambwira ngo ukuntu mama we yaririmbaga ntabwo ari kubura kuririmba. N'ubu ngubu mama ajya nyine ambwira ukuntu yajyaga ahimba, kubera ko njyewe ukuntu mpimba abantu bahimba bitandukanye. Hari umuntu ugenda mu nzira kumva indirimbo iraje cyangwa se gute na gute. Rero mama ajya ambwira urugendo rwe ukuntu yahimbaga. Numva kuba nararirimbye gospel ni nk'umurage, ni nk'ibintu bya famiye, kuko na mama yararirimbaga nubwo atigeze amenyekana cyane, ariko na mama yararirimbiye Imana. Natwe dukurira mu Sunday school, mu worship, birangira nanjye mbaye umuhanzi, nkora indirimbo zanjye ku giti cyanjye. Imana iramfasha, imumugisha. Kuva natangira kuririmba ngiye hanze y'igihugu inshuro 3. Urumva Imana yaranshyigikiye, Imana yabanye nanjye rwose, ndayishimira. Iyo ntaza kuba umuhanzi ntabwo mba nicaye kuri cano, ariko ndashimira Imana ko yabikoze. Imana ihimbazwe. Ni umugisha hano kuri Mafro TV kwakira Ingabire Yvette, ni iby'igiciro kandi ni iby'igikundiro. Urumva twakira umuntu ukomeye mpuzamahanga uririmba mu bihugu byo hanze. Ni umugisha kuri Mafro TV, birashimishije. Ingabire Yvette washaka kugukurikira yagukura he, cyangwa ufite indirimbo zingahe? Mu by'ukuri ese umuziki wawe urateganya ko wazavamo iki, cyangwa se uteganyiriza iki? Ese ibyiza byawo ni ibihe? Murakoze cyane. Wenda ndaza kubaha nimero ya telefone nyuma dusoza, kugira mbabwire naho mwazisanga. Cano yo nayivuze, ariko umuziki kuririmba ni byiza. Kuririmba ni byiza cyane, kuko hari igihe uba uri mu bihe bigoye, uba ubabaye, nyine wumva utameze neza, ariko waririmba ukumva umutima urimo uragenda ucya. Hari indirimbo wenda niyo mu gitabo ivuga ngo Yesu arusha abandi bose kudukunda, arusha uko abavandimwe bakundana. Yesu arusha abandi bose kudukunda, arusha uko abavandimwe bakundana. Yesu arusha abandi bose kudukunda, arusha uko abavandimwe bakundana. Nawe izindi nshuti zacu zaduhararuka zose, Yesu ntabwo ahemukira,
abakunda nawe izindi nshuti zacu zaduhararuka zose Yesu ntabwo ahemukira abakunda nawe izindi nshuti zacu zaduhararuka zose Yesu ntabwo ahemukira abakunda tumumenye ko ari inshuti yishimira isha yose n'imbabazi twarazimiye nk'intama Yesu aradushakashaka atubonye atwinjiza ubwo mu rugo rwe. Iriya ndirimbo ndayikunda, nicyo kintu cyatumye mvuga kuririmba ni byiza. Hari igihe umuntu ahora n'ibikomere wenda mu mutima akumva nyine arakomeretse, ariko yaririmba akumva nyine birashize, akongera nyine akiyumvamo izindi mbaraga. Rero ikintu ngewe navuga nakuye mu kuririmba, wenda ntateganyije ibyo nzakuramo, icya mbere nakuyemo umugisha wo kumenyana n'abantu, umugisha wo guhura n'abantu bagiye batandukanye, umugisha wo guhura n'abasitari batandukanye. Hari igihe ubona umusitari mu nzira agenda avuga byibura yaba narimpuye nawe, ariko nagize umugisha, Imana igenda imuza n'abasitari bagiye batandukanye. Uwo ni umugisha nakuye mu kuririmba. Wenda mu bifatika, mu buryo bw'ibigaragara ntabwo ndakuramo ibintu bifatika, ariko nakuyemo umugisha. Imana yampaye umugisha wo guhura n'abantu, inshuti. Ntekereza ko ari wo mugisha wa mbere ubaho. Ndumva ari ibyo. Murakoze, atubwiye ibyo wakuye mu muziki wawe, ni byiza kandi birashimishije. Yvette, gusenga ni byiza kandi iby'igikundiro, kandi ndabizi urabikunda. Mu by'ukuri rero hano kuri Maforo TV dukurikirwa n'abantu benshi batandukanye. Hari umuntu uri kubone akumva mwakorana indirimbo, hari uwakubona akumva hari support zindi wamufasha, cyangwa mu bijyanye ukavuga ati ndakwandikira indirimbo. Ese ibyo bintu bishobora ko wakubona hano kuri Maforo TV akavuga ati wa muhanzikazi afite indirimbo nziza watubwiye na cano, ukaba wamwemerera ko mwaririmbana? Yego, nta kibazo. Umuntu ashaka kumbwira uzaze uririmbe mu ndirimbo zanjye, uzaze ugira byose, nta kibazo. No mu bukwe njya ndirimbayo, gusohora abageni nabyo nabikora. Izo byose ni impano. Rero nta kibazo, nditeguye, ndi hano ku bwanyu kugira ngo dufatanye. Nubwo muri isi biba bitoroshye, ariko ndahari. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Rero dusoza ikiganiro cyacu, wabwira abadukurikiye hano kuri Maforo TV, ukabaha nimero yawe ndetse ukagera n'abantu wenda 5 ushimira abagufashije bijyanye no mu muziki cyane no mu buzima bwawe. Murakoze cyane. Umuntu wa mbere ndashimira mama wanjye. Ndashimira mama wanjye, yaramfashije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndabyibuka bwa mbere na mbere njya mva gukora indirimbo yanjye ya audio, navuyeyo baguha sample, bamaye ni ibintu bitarimo n'amajwi. Yego, bama nyine beat gusa. Iyo beat bamaye yari yaciye ibintu mu rugo, nkumva nyine ni ibintu birenze, nkumva ari yanjye bwinjewe, nkumva ni ibintu bidashoboka, nkumva ni ibintu birenze nyine bikaze. Mama rero amago ahead, arambwira uzabikora, uzabibasha, uzabigeraho. Rero mama wanjye respect, ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Undi muntu nshimira, ndashimira murumuna wanjye, ndamushimira cyane. Ni nk'indwanyi yanjye kandi niwe muto kuri njye, ariko ibintu akora birenze. Ubona ari we mukuru kuri njyewe kandi ari we murumuna wanjye. Rero ndamushimiye cyane, nawe ahantu ari respect. Imana imuhe umugisha cyane.
nawe yaramfashije. Undi muntu nshimira, ndashimira umuntu bita Patience, ni umugande, ndamushimira cyane, Imana imuhe umugisha. Ntabwo ibintu yakoze nabivugira hano kuri cano, tuzagira igihe cyo gutanga ubuhamya, ariko ndamushimira, nawe ni inshuti yanjye cyane, ni umuntu ukomeye ku buzima bwanjye, nawe ndamushimira, Imana imuhe umugisha cyane. Undi muntu nshimira yitwa Gerard, ni umuvandimwe ba mama wacu baravukana, ni umuntu Mana sinzi ukuntu namushimira, nawe yaramfashije muri ubu buryo bwa muzika, Imana imuhe umugisha cyane, ni umuntu udasanzwe. Ndashimira inshuti zanjye zose, na kameramani Emily Respect nawe ndamushimiye, Imana imuhe umugisha cyane, nawe yaramfashije, yatumye cano yanjye imenyekana, nawe ndamushimira, Imana imuhe umugisha, nawe namugiriyeho umugisha cyane. Mbese mwese ndabashimira, nawe wanumiye, Imana iguhe umugisha cyane. Abantu bo gushimira ni benshi, mfite abantu benshi bo gushimira, njya numva hari igihe nzatanga amagifuti sinzi, urabona ko akunda umuntu nko mu bukwe wenda agatanga amagifuti, ubukwe bukaba bwa gifuti gusa, ariko hari abantu mfite ku mutima bo nzashimira, kandi njyewe burasimba nshaka gushimira umuntu ko akunda umuntu yapfuye ukaza ukarira akarinda apfa utamubwiye ko umukunda. Hari abantu mfite ku mutima nzashimira kandi nkabaha n'amagifuti. Rero batanu bo ni bakeya, ntabwo navuga amazina yabo, ni benshi cyane. Imana ibahe umugisha aho bari hose, nubwo nabavuze ariko bumve ko mbakunda kandi nzabatungura. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane Ingabire Yvette, hari akantu gato twagira ngo udufashe, watanga nimero ya telefone nimba ari ngombwa ukayiha abantu badukurikiye hano kuri Mafro TV. Mu by'ukuri ndakeka bamwe batangiye no kureba buri indirimbo zawe, bazaguhamagara ndabizi, urumva. Ndumva watanga nimero yawe, nuko bakaba bakubufasha, abakifuza kugutumira bose ni karibu. Murakoze cyane, nimero yanjye ni 0783 98 46 25, 0783 98 46 iyo nimero ni nayo nkoresha no kuri WhatsApp. Rero murakoze, mujye kuri Ingabire Yvette official, mukore subscribe, like, comment, Imana ibahe umugisha, twamamaze Yesu. Murakoze cyane, amen. Ingabire Yvette kwa yitabiriye ubutumire bwacu hano kuri Mafro TV, natwe turanezerewe kandi turishimye. Imana iguhe umugisha, imvura nigwa ikongera ikagaruka, turazeye ko uzagaruka kandi bikagenda neza. Imana iguhe umugisha. Ndamushimira cyane, ni nk'indwanyi yanjye kandi niwe muto kuri njye, ariko ibintu akora birenze, ubona ari we mukuru kuri njyewe kandi ari we murumuna wanjye. Rero ndamushimiye cyane, nawe ahantu ari Respect, Imana imuhe umugisha cyane, nawe yaramfashije. Undi muntu nshimira, ndashimira umuntu bita